Shalom shalom bakunzi ba Naweza TV. Uwiteka Imana abaho umugisha kandi abagiriye neza muri byose. Uyu ni umwanya wacu mwiza wa wundi wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni karibu rero muri uyu mwanya w'agaciro, umwanya w'ingenzi mu buzima bwacu. Mufate za Bibiliya zanyu tuganire ku ijambo ry'Imana. Ntitukabifate nk'ibisanzwe kuko ni amahirwe. Hari benshi batambutse bifuzaga uyu mwanya batakiriho, batagihumeka umwuka w'abazima. Hari abari kure, bari kwa muganga, badashobora kumva ijambo ry'Imana, yenda barembye badafite uwari babwira. Hari abari mu bihugu bitemerewe kuvuga ijambo ry'Imana, abo nabo bameze nabi. Rero twebwe dufite amahirwe yose yo kumva ijambo ry'Imana, niyo mpamvu dufite kuyishima no kuyihimbaza. Reka rero dutumire umwami wacu kugira ngo abane natwe. Data, mu izina rya Kristo Yesu, abakobwa bawe n'abahungu bawe mwami Imana, turagushimira ineza n'urukundo rwawe ku buzima bwacu. Tuguhaye icyubahiro mwami Imana kuri uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Mana ikomeye, Mana nzima, nushyirwe hejuru kuko uradukunda kandi utwitaho, utumenyera ibidukwiriye mwami. Niyo mpamvu ubu duhaye uyu mwanya udasanzwe. Turagutumiye rero, ni karibu ubane natwe mwami Imana muri uyu mwanya, utuganirize Data, utwigishe, uduhugure mwami Imana. Ugire ibyo usenya mu mitima yacu bikwiriye gusenyuka Uwiteka, bidahesha izina ryawe icyubahiro, kandi ugire ibyo wubaka kugira ngo tugendere mu nzira zawe mwami Imana wishimira. Data mwiza, ganza muri twebwe, udusobanurire ijambo ry'Imana. Ubwenge bwacu ntago bubasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Mwuka wera, tuguhaye ikaze ngo ubane natwe. Ni wewe mufasha w'ukuri twasezeranijwe. Turagutumiye rero ngo ubane natwe. Mana, utangirane natwe, uze gusozanya natwe. Iri jambo mwami Imana, ntihagire umuntu n'umwe uryumva ngo azasigare uko yarameze. Haleluya. Ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni inkota. Ikebe mwami Imana ibikwiriye kuva mu mitima y'ubwoko bwawe, kandi ni ukuri mwami Imana uba inyuma yaryo kugira ngo uzarisohoreshe imirimo n'ibitangaza kuri buri muntu wese uzahura naryo igihe icyo ari cyo cyose. Ijambo ryawe rihora ririshya, rifite imbaraga, rifite ubutware n'ubushobozi. Urakoze mwami Imana ko witeguye kutugirira neza muri byose. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Bakunzi ba Naweza, nkuko nababwiye, reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo urugamba rwawe ntawe ruzaraza adasinziriye. Haleluya. Urugamba rwawe ntawe ruzaraza adasinziriye. Yaba inshuti yawe, yaba umuvandimwe wawe, yaba umubyeyi wawe, yaba umugabo wawe, yaba umwana wawe, yaba umugore wawe. Urugamba rwawe ni wowe wenyine ruzaraza udasinziriye. Impamvu ni iyihe? Ni uko ari wowe uzi uburemere bwarwo. Impamvu ni iyihe? Niko ari wowe ufite ako gahinda. Nta wundi uzakamenya, nta wundi uzamenya umubabaro wawe. Uzaganira n'inshuti uyiganyire, umubwire amaganya yawe, ariko bizarangira. Nataha agenda aryama asinzire, azaguhumuriza. Wenda afate telefone aguhamagara kubaza uko waramutse, wenda azakugeraho agusure, azagerageza kugufasha ibyo ashoboye, ariko mwene da, hari aho atazagera. Ntabwo azararana nawe ku ijoro kubera ko atazi uburemere bw'ibi bibazo. Yewe abavandimwe bawe mukundana, muvukana, mwasangiye amaraso, mugasangira ibere, ntago bazarara badasinziriye kubera ibibazo byawe, kuko ntago bazi uburemere bwabyo. Ntabwo babuzi. Bazagerageza kugufasha ibyo bashoboye, ariko ntabwo bazarara badasinziriye. Hoya, kuko uburemere ntabwo babuzi, ntabwo babumenya. Ijoro ribaruwa riraye. Ni wowe uzi uburemere bw'ikibazo cyawe. Ntabwo bizabaraza badasinziriye rero. Yewe n'umubyeyi wawe azakubabara, azagira agahinda, azagutekerezaho, azakubabara rwose, agusengere, ariko reka nkubwire, nawe ntabwo azamenya uburemere bw'ikibazo cyawe. Ntabwo azabumenya uburemere bw'agahinda kawe mwene data, uburemere bw'intambara zawe, bw'amakuba yawe. Ni wowe ubuzi, ni wowe uzarara ku ijoro. Ahubwo icyo ukwiriye gukora ni ukubishyira Yesu, kuko niwe ubizi. Niwe ubizi, niwe ukubereye maso, niwe ukuzi, niwe nawe ukubabaye kuruta umuntu uwo ari we wese. Kuko niwe wakumeneye amaraso. Ubwo rero niwe ukwiriye gushyira ibigeragezo byawe. Haleluya. Reka dusome rero ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Matayo, ibice 26, duhere ku murongo wa 36. Umutwe w'iri jambo riri muri Matayo tugiye gusoma uravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsimani. Maze Yesu agerana nabo ahitwa Getsimani, abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge.
ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka aho abigishwa be bari, asanga basinziriye, abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero twahereye ku murongo wa 36 tugeze ku murongo wa 40. Yesu ashimwe bene data. Mwaryumvise rino jambo. Yesu yari afite abigishwa be, abo yatoranije mu bandi bantu, abo yigishije, abo yatoje ijambo ry'Imana, abo yabanye nabo, abo basangiye akabisi n'agahiye. Hageze igihe yagombaga kunywera kuri kiriya gikombe, ubwo yagombaga kubabazwa, ubwo yagombaga gukubitika, ubwo yagombaga gushinyagurirwa, ubwo yagombaga kubambwa kuri uriya musaraba w'agahinda yaboneyeho amakuba n'ibyago, apfira wowe nanjye. Ubwo yabonaga ibyo yari agiye kunyuramo, ngo ahagarika umutima cyane, arababara. Kubera iki? Kubera ko yari yambaye akamero k'umuntu, yari mu mubiri, yari Imana, ariko yari yambaye noneho akamero k'umuntu, yari mu mubiri w'umuntu, yari yaraje kuducungura. Biba ngombwa ko asiga icyubahiro cye mu ijuru, yambara umubiri w'umwana w'umuntu. Bivuze ngo nawe yagiraga agahinda nkatwe, yababaraga nkatwe, arebye igikombe yenda kunyweraho, nubwo yari yaraje abyiyemeje kwaje kukinyweraho, kwaje gupfira umwana w'umuntu, ariko igihe kigeze ahagarika umutima cyane, arababara cyane, ubwoba buramwica, agahinda karamwica, areba ibyo azanyuramo byose. Ngira ngo aratekereza ati, ibi bintu niyemeje gukora, ibi bintu niyangaje kunyuramo, koko nzabishobora? Kubera iki? Kuko yari yambaye inyama n'amaraso nkatwe. Yesu ashimwe. Ngo arababara cyane, ajyana n'abigishwa be i Getsimani gusenga, gutakira Imana, kugira ngo Imana imutabare, kuko yari ari mu bihe bikomeye byo kubabara, byo guhagarika umutima. Mwabyumvise ukuntu yajyanye n'abigishwa be. Yesu nashimwe cyane, azi ko ari inkoramutima ze, azi ko ari inshuti ze, azi ko bagiye kumufasha. Arabajyana, agira abo asiga ati, nimube muri hano, agira abandi ajyana b'inkoramutima ze, abo yumvaga ari inkoramutima, barimo Petero n'abandi, ngo bajyane gusenga. Yesu nashimwe, azi ko bari bubane nawe maso, ati, izi ni inkoramutima zanjye, aba ni inshuti zanjye, twabanye muri byose, reka bamfashe gusenga, bamfashe kwikorera uyu mutwaro. Arabyumva, ngo abasigaho hato, yigira hirya ajya gusenga. Arangije ngo acika umutwe asenga Imana, abwira Imana ati, Papa, niba bishoboka iki gikombe kindenge, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ni nko kuvuga ati, yego naje mbizi, ariko sinari nzi ko bikomeye kuri uru rugero, sinari nzi ko bizandemereza kugeza kuri ubu buremere numva mfite mu mutima wanjye. Aravuga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko nshaka, biba uko ushaka. Nyamara reka nkubwire mwene data w'unkurikiye, yari azi icyo Data ashaka, yari yaraje aje kukinyweraho. Ariko mwene data, hari igihe urugamba ruturemerera, umuntu akaba yanagamburuza. Hari igihe umuntu agira intege nkeya, yizeraga Imana, akaba yacika n'intege, imbaraga zikarangira, kwihangana kukabura. Ariko akaba ari n'umukristo, azi ko agomba kwihangana no kunesha icyo kigeragezo. Nawe rero yaravuze ati, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko nshaka. Mwene data, ntugire ngo ni wowe wenyine waremerewe n'ibigeragezo n'intambara, cyangwa n'icyo gikombe wagombaga kunyweraho, ukaba wagamburuza cyangwa ukabwira Imana uti, kuki wemeye ko ibi mbinyuramo? Turi abantu, hari igihe tugera tukananirwa, tugacika intege. Na Yesu yabibwiye umwami Imana, aravuga ati, bye kuba uko nshaka, biba uko ushaka, ariko niba bishoboka Data, undenze iki gikombe.
ntabwo byashobokaga ko Imana ikimurenza. Hari ibyo tunyuramo Imana yemera ko tunyuramo bidashoboka ko yabidukuramo keretse izina ryayo rihawe icyubahiro. Bidashoboka ko yarangiza icyo kigeragezo icyo ishaka mu buzima bwawe kitagezweho. Hariho ibyo yemera kugira ngo yigarurire icyubahiro, cyangwa se kugira ngo ugire ibyo kwigisha, cyangwa kugira ngo umugambi wayo usohore ku buzima bwawe. Rero na Yesu yagombaga kunywera kuri iki gikombe kuko yari yarajeje gucungura umwana w'umuntu. Nubwo cyari kiremere, nubwo byari bibabaje, nubwo byari agahinda n'umubabaro, nubwo ngo yasengaga akabira ibyuya by'amaraso. Mwene data, hari igihe dusenga turi ahantu hakomeye, agahinda kenda kudusatura umutima. Nawe yaravuze ati umutima urakunze ariko umubiri uranze, ati mfite agahinda kenda kunyica. Ese mwene data, nawe wari wagera aho ugira agahinda kenda kukwica? Hari igihe umuntu agira agahinda akumva kagiye kumwica, akumva abuze uko yifata n'uko abigenza, akumva akeneye inshuti cyangwa umuvandimwe wahagararana nawe. Ariko ntibijya bishoboka ko abantu bahagararana natwe mu mibabaro yacu cyangwa mu gahinda tuba dufite kugera ku rugero tuba tubyifuzaho, kubera ko batamenya uburemere bw'agahinda, kubera ko tutajya tumenya uburemere bw'agahinda k'abacu bababaye. Hari aho tugarukira nk'abantu. Yego, hari icyo wafasha inshuti yawe mu mubabaro, mu gahinda arimo, mu bigeragezo, ku rugamba ariho, ariko hari aho utagera. Inshuti zanjye hari aho zimfasha mu gahinda kanjye, mu rugamba ndimo, mu ntambara. Abavandimwe bakamfasha mu ntambara ndimo, bakagira ibyo bamfasha, bakagira duto bashoboye bamfasha, ariko hari aho batagera mu mutima wanjye ngo barebe uburyo umubabaro ungana. Cyagihe ndara ndasinziriye, burya mba ndi jyenyine. Cyagihe wowe urara udasinziriye, ni wowe wenyine ugombye kurara kuri iryo joro, kubera ko inshuti zawe ntabwo zizi uburemere bw'urwo rugamba uriho, ntabwo bazi agahinda kawe. Yesu rero nawe yibwiraga ko abigishwa bari bubyumve, inshuti ze ziri bubyumve, nyamara yaragendaga yaza agasanga barasinziriye. Akababwira ati ariko ntabwo koko mubashije kubana amaso nanjye nibura isaha imwe? Uzi ko hariho abantu batashobora kubana amaso nawe nibura isaha imwe, nibura ngo bafate isaha yo kugusengera, nyamara ukirirwa ujarajara, unsengera mfite ikigeragezo iki n'iki, mfite ikigeragezo iki n'iki. Hari ubwira ntiyibuke no kugusengera kuko nawe yifitiye ibye. Icyo kigeragezo ni icyawe ku giti cyawe. Ntuzibwire ko hari uwo kiraza adasinziriye, ahubwo ba maso usenge, ubwire Imana igutabare. Naho kwirirwa uhamagara abantu, dore ndi muye nk'ibi, nsengera mfasha, hari uzagusengera ariko hari n'utazabyibuka kuko nawe afite ibyo bitamworoheye. Rero bera amaso ubuzima bwawe, jyana icyo kigeragezo cyawe, uwo mutwaro wawe, ibyo bikuremere bijyana imbere y'Imana. Ntiwibwire yuko abantu bazarara badasinziriye kubera ko ngo uri mu bigeragezo, uri mu gahinda, uri mu ntambara. Hoya, ikigeragezo ni icyawe ku giti cyawe, n'intambara ni izawe ku giti cyawe. Ikimenyimenyi, Yesu abigishwa be bananiwe kubana amaso nawe nibura isaha imwe, kandi bari inshuti, bari inkoramutima, bakorana umurimo w'Imana. Yarabakoreye byiza byinshi, yarabakuye mu kuroba amafi, yarabakuye mu buzima bukomeye, wenda bamwe bari bamayibobo simbizi, abagira abarobyi b'abantu. Urumva ko yarabazamuye mu ntera, ariko ikigeragezo cye ntabwo cyabaraje badasinziriye. Kubabara kwe n'agahinda ke ntabwo byabaraje badasinziriye, barisinziriraga. Yaragendaga akajya gusenga, ababwira ati mfite agahinda kenda kunyica, ariko ntabwo babyitayeho. Maso yabo yararemereye, bari bafite ibitotsi. Kubera iki? Umusonga si uwawe. Umusonga wundi ntushobora kukuraza udasinziriye. Mwene data, icyo naje kugukangurira rero ni ukujya wisunga Imana, ukayegera, ukayikomereza, ukayishyira iyo mitwaro yawe, kuko niyo ishobora byose. Dore ko Yesu yanabivuze ati mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Nta wundi wakuruhura, nta wundi wakwikorerera umutwaro, nta wundi wakurarira ku ijoro, nta wundi warazwa amaso n'umusonga wawe. Urwo rugamba naje kukubwira ngo ntawe ruzaraza adasinziriye, ahubwo umva, hitamo neza kwegera Imana, uyisunge, uyitabaze, uyitakambire. Niyo izagutabara, niyo izagufasha. Nibiba na ngombwa, mwene data, nibiba na ngombwa, usenge amasengesho y'amoko yose, usenge ku manywa, usenge nijoro, usenge mu gitondo, usenge kugeza umwami Imana agutabaye. Kandi reka nkubwire, birashoboka ko atazagutabara ngo agukure uwo mutwaro cyangwa agukize icyo kigeragezo cyangwa gikemure, ahubwo akaguha imbaraga zo kukihanganira kugeza kirangiye. Haleluya. Na Yesu nyuma yo gusenga ngo akabira ibyuya by'amaraso,
afite agahinda kenda kumwica. Icyo Imana yamukoreye, yamwohereje agapfunyika k'imbaraga, yohereje abamarayika bamuzanira agapfunyika k'imbaraga kugira ngo akomere, abashe kunywera kuri icyo gikombe, kugira ngo akomere urwo rugamba rujyemo neza, kuko yagombaga kunywera kuri icyo gikombe agacungura umwana w'umuntu, ari we wowe nanjye, twebwe abanyabyaha. Erega we ntiyaziraga n'ibyaha bye, nitwe yari yaraje gucungura, ariko anywera kuri icyo gikombe cy'umubabaro n'agahinda. Bene data, ni twebwe tugomba kunywera kuri ibyo bikombe. Niba ari igikombe ugomba kunyweraho, hagarara ukinywereho neza, aho gusaba imbaraga. Igihe Imana itaremera kugikemura, ukinywereho wishingikirije ku Mana, usenga usabye imbaraga zo kwihangana. Naje rero kukubwira ngo hariho igihe cyo gutabarwa. Buriya igihe kirahari, ariko birashoboka ko uzabanza ukakinyweraho. Yesu nawe yakinywereyeho, abambwa ku musaraba, arashinyagurirwa, arabambwa, apfa urupfu rw'agashinyaguro, atukwa n'abo yaje gucungura, baramucumuza, baramusuzugura, bamutesha agaciro, bacirwa amacandwe, yambikwa ikamba ry'amahwa, bamutikura amacumu mu rubavu, mbese agira umubabaro w'ubwoko bwose. Ubwo urumva ko yanywereye kuri icyo gikombe. Ariko reka nkubwire inkuru nziza, yarapfuye, igihe kigeze arazuka, kandi azuka n'ubwiza n'icyubahiro. Na n'uyu munsi izina rye ni izina risumba amazina yose, haba ku isi haba no mu ijuru. Izina rye ni izina ry'agaciro n'icyubahiro, kuko yihanganiye umusaraba, yihanganiye ikigeragezo, aragitsinda, arakinesha. Niyo mpamvu rero yazukanye ubwiza bwe n'icyubahiro cye no kudapfa. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu tunesha byose, kuko ni izina ryahawe ububasha n'ubushobozi ku isi ndetse no mu ijuru. Nyuma yo kunesha no kunywera kuri kiriya gikombe, akabambwa, nyuma yo kuba kuri uriya musaraba akihanganira byose, murumva yuko yagororewe. Mwene data, nyuma yo kunywera kuri icyo gikombe, nyuma yo kunesha urwo rugamba, nyuma yo kunesha icyo kigeragezo Imana yemeye kuhura nacyo, uzahabwa ingororano, haba mu ijuru ndetse haba no ku isi. Izakugeza ku rundi rwego, kuko hari ibyo wanesheje. Imana izakugirira neza, kandi nyuma yaho izagutabara, igusetse, ikunezeze, iguhesha agaciro aho utari ufite agaciro, iguhesha ijambo aho utari ufite ijambo, ikugirire neza, igutwikurire, igukurire icyo gitwikirizo gituma utagaragara mu bandi, kuko uzaba wihanganiye umusaraba ukanesha. Imana izakugirira neza, kandi bose bazamenya yuko watabawe n'Uwiteka. Bose bazamenya yuko kwihangana kwawe kwaguteye kunesha. Bene data, kwihangana gutera kunesha. Ihanganire rero kuri icyo kigeragezo, ihanganire urwo rugamba, ihanganire uwo musaraba, ihanganire icyo gikombe ukinywereho. Nyuma y'ubwo ngubwo uzabona ineza y'Imana. Nyuma yo gutabarwa, nyuma y'uko birangiye, uzabona ukuboko kwiza kw'Imana, kandi nawe uzaba umugabo wo kubihamya, ndetse n'abagukikije bazagufasha kubihamya. Bazavuga bati runaka yarihanganye, none Imana imugiriye neza. Imana ibahe umugisha mwese abakunzi ba Naweza TV. Umwe wese wumvise iri jambo, ndahamya ndashidikanya ko Umwami Imana avuganye nawe ku rwo ruhande, kuko buri muntu aba afite ibyo anyuramo. Binyuremo neza wambaye imbaraga z'Imana, saba Imana igushoboze, hanyuma ubinyuremo neza nk'intore y'Imana, uzagororerwe. Imana iguhe umugisha, kandi ugubwe neza mu kubaho kw'Imana, urushizeho kwisunga Uwiteka mu izina rya Yesu. Bakunzi ba Naweza rero, wowe wumvise iri jambo ukaba uhuye naryo kuri channel ya Naweza TV, utarigera ukora subscribe, ndagukangurira kuyikora, kugira ngo ibintu byose tunyuza kuri iyo channel bijye bikugera. Uyikore subscribe, ukore notification, ukore kukazogera, kugira ngo ntihakagire ikintu na kimwe kizajya kikunyuraho, byose bizajye bikugeraho, kuko ni iby'agaciro. Imana yemeye ko iyi channel izajya inyuzwaho ijambo ry'Imana ndetse n'ibiganiro bitandukanye bidufasha mu buzima bwacu. Ikindi, ntukihererane ikintu cyagufashije. Buri kintu uzajya usanga kuri Naweza TV cyagufashije, hari icyo kubatseho, ujye ucyoherereza mugenzi we. Reka tujye dukoresha amamega, ntiwite kuba waduhaye amafaranga, kugira ngo dufashe bagenzi bacu. Cyagufashije ntukagihererane. Mwebwe abakoze subscribe, bakoze kukazogera, mukaba mubona ibiganiro byacu, ijambo ducishaho, muri abantu b'ingenzi muri uyu murimo. Muduhana za comments tukamenya ibyo dukora uko ari iby'ingenzi mu buzima bwanyu, cyangwa tukarushizaho guhindura bitewe n'ibyifuzo byanyu cyangwa n'ibyifuzo by'Imana. Muri abantu badasanzwe muri uyu muhamagaro.